Shalom shalom, ndizera ko mumeze neza, ndizera ko Imana ikomeje kubarinda. Muri kumwe nanje Arsene Ndikumana kuri Ndika Gospel TV. Imana ibaho mugisha kuri mwebwe mwese mukunda gukurikira ibiganiro byacu n'inyigisho n'ijambo ry'Imana, n'ibintu byose dushira kuri YouTube channel kugira ngo bibashe kudufasha kumenya Imana, kwegera Imana mu buryo burambuye. Imana ibaho umugisha. Nongeye kubifuriza umwaka musha muhire wa 2025. Turasenga Imana kugira ngo uyu mwaka Imana izakomeze kubana natwe, izakomeze kutugirira neza. Nagira ngo mbibutse ko uyu mwaka tuzakomeza kuba mu bihe byiza byo gusenga. Kuri Zoom muraza kubona link aho hasi. Buri munsi tuzajya dusenga kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu nkuko bisanzwe. Abantu benshi twagiye dusengana bagiye bahaga umugisha. Nukuri ndababwiza ukuri, dufite ubuhamya bwinshi bw'abantu twasenganye muri morning prayer kandi Imana yagiye igirira neza. Nuko gusa tujya dutanga ubuhamya ngo tuvuge abantu mu mazina, ariko ndabizi ko hari abantu benshi cyane twasenganye. Hari abakize indwara, hari ababonye urushako, hari ababyaye, hari ababonye ubuzi, hari abantu benshi Imana agiye ikora ibitangaza binyuze mu masengesho ya mu gitondo. Hari ijambo ry'Imana riri muri Zaburi igice cya 90 ku murongo wa 14, niryo dukunda kugenderaho cyane dusenga mu gitondo. Bibiliya iravuga ngo mu gitondo uzaduhaze imbabazi zawe kugira ngo tuzajye twishima tunezerwe iminsi yacu yose. Mu gitondo iyo tubyutse tubyuka twatura imbabazi z'Imana ku buzima bwacu. Bibiliya yatubwiye ngo uzaduhaze imbabazi zawe ngo kugira ngo tujye twishima tunezerwe iminsi yacu yose. Iyo ubyutse mu gitondo kare ugasenga, ukaba imbere y'Imana, ugaca bugufi, ukereka Imana gahunda z'umunsi wawe, uba ukoze igikorwa gikomeye cyane. Nagira ngo nkibutse wewe uri kurankurikira nonaha cyangwa se uri kuranyumva nonaha, buri munsi Satani aba yateze imitego myinshi, aba yagambira ibibi byinshi ku buzima bwacu. Iyo tubyutse mu gitondo kare tugafata umwanya wo gusenga, tukaba imbere y'Imana, twereka Imana umunsi n'ibikorwa bitandukanye tugiye gukora kugira ngo Imana ibashe kubana natwe no kutugirira neza. Ndabashishikariza rero kugira ngo muze mubane natwe buri munsi kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu tuba turi gusenga. Niba udafite ahantu uteranira, ndakwinginze ngo uzajye ubana natwe. Tuba turi kuri Zoom no kuri YouTube channel ya Ndika Gospel TV. Ndabasaba rero kugira ngo uyu mwaka dushiremo imbaraga, dushake Imana. Ni umwaka wo kurenga imbibi. Hari ibintu byinshi byabaye akamenyero mu buzima bwacu, ariko tugomba gutambuka, tugomba kurenga. Rero biradusaba ko tuba imbere y'Imana tugasenga cyane, tukaba imbere y'Imana tukinga Imana, Imana ikatugirira neza. Ndabifuriza rero kugira ngo muzakomeze kuza kubana natwe. Imana izatugirira neza, Imana izadukomeza, Imana izatwubaka. Uyu mwaka tuzagenda dukora inyigisho zitandukanye ku bintu bitandukanye dukeneye kumenya nk'abakristo, nk'abana b'Imana. Imana yatugiriye ubuntu, twiga ijambo ry'Imana. Ngiye uri kubaganiriza, Imana yangiriye ubuntu. Namaze imyaka igera kuri 5 cyangwa 7 ndi mu ishuri rya Bibiliya, ndi kwiga kugira ngo sobanukirwe neza ijambo ry'Imana. Imana yatugiriye ubuntu rero, n'uyu munsi turaciga, turacasoma Bibiliya kugira ngo dukomeze guhishurirwa ubwiru bw'Imana n'uburyo twakomeza kwegera Imana. Ndagusaba rero kugira ngo uzaze tugende dusangira bumwe mu bumenyi twabonye, twize, twaronse, n'ubwo Imana ikomeza kutwigisha uko bukeye uko bwije, kugira ngo ubuzima bwacu bukomeze kuva ku rwego rumwe bujya ku rundi rwego. Hari ukuri kwinshi utigeze ubwirwa, cyangwa se hari n'ibindi bakwigishije ariko by'ukuri ugasanga ubisesanguye mu ijambo ry'Imana, ugasanga by'ukuri ntabwo bihuye neza n'ijambo ry'Imana. Kuri Ndika Gospel TV tuzagenda twigisha amatopic atandukanye ku bintu bimwe na bimwe abantu bagiye bigisha, ariko by'ukuri bidashingiye ku ijambo ry'Imana. Nagira nkubwire kano kantu, buriya abantu babwiriza ijambo ry'Imana bari nko mu bice nka bitatu. Hari abantu bigisha ijambo ry'Imana
bagamije inyungu zabo. Abo ngabo rero iyo bigisha Bibiliya bagerageza gufata ibyanditswe bimwe na bimwe bakabigoramika, bakabicurika, bashaka indamu zabo, bashaka ibyabo, kugira ngo bibe abantu, kugira ngo babeshe abantu, kugira ngo bayobye abantu. Iyo rero utabaye maso ngo usobanukirwe ijambo ry'Imana neza, barakuyobya. Barakuyobya rwose, ugasanga warazimiye, waratakaye, wagiye mu kigare ukurikira ibintu utazi, ibintu bitari byo. Ugasanga abantu benshi barabidoga, abakozi b'Imana baratwiba, abakozi b'Imana kubera iki? Ntabwo wigeze ufata umwanya wo gusesangura ibyanditswe. Ababikwigishije babikwigishije bafite inyungu zabo. Ubwo n'ubwoko bwa mbere. Hari kategori yindi y'abantu bigisha ijambo ry'Imana bakabyigisha nk'uko nabo baryigishijwe. Ugasanga mu itorero ryabo uko pastor yari mwigishije, cyangwa se hano yize theology, ibyo bamwigishije nawe akabitanga uko nyene, nawe atarinze gukora ubusesanguzi cyangwa se research ngo arebe by'ukuri koko niba ibyo pastor we yamwigishije cyangwa se ku ishuri yizeho bamwigishije, arebe niba ari by'ukuri, akabiterura uko nyene uko babimwigishije, akabizana akabitwigisha. Aho ngaho rimwe na rimwe hari igihe nawe usanga harimo amakosa. Rero ni byiza ko dusesangura twese ijambo ry'Imana. Ubwoko bwa gatatu ni abantu bigisha ijambo ry'Imana barihishuriwe n'Umwuka Wera. Ugasoma Bibiliya, ugasoma icyanditswe, Umwuka Wera akakikuganiriza cyangwa akakiguhishurira mu buryo bwa revelation, nawe ubwawe ukumva koko ko hari ikintu Imana ikuganirije. Aho ngaho rero iyo wigishije ijambo ry'Imana wahishuriwe n'Umwuka Wera, ribasha gufasha imitima y'abantu benshi barikurikira. Rero muzaze tubane mu biganiro bitandukanye, mu nyigisho zitandukanye. Ndabizi neza ko hari ubumenyi bwinshi tuzabona, tuzunguka binyuze mu byanditswe. Tuzagenda dusoma Bibiliya, dukora amadebate, dutanga ubuhamya. Ndabizi neza ko muzahabwa umugisha. Rero Imana ibaha umugisha mwinshi cyane. Ndabasaba kugira ngo niba utarakora subscribe kuri YouTube channel ya Ndika Gospel TV, wihute gose kandi usharingire n'abandi kugira ngo bazabashe kujya bakurikira morning prayer, ijambo ry'Imana n'ibindi bikorwa bitandukanye bidufasha kwegera Imana. Rero Imana ibaho umugisha uyu mwaka gose, twongeye dushema imbaraga zo gusenga, imbaraga zo gushaka Imana, imbaraga zo kwegera Imana. Imana izatugirira neza. Imana ibaha umugisha kandi Yesu abagire neza. Data ndagushimiye kuri Imana igira neza. Umuntu wese udukurikiye nonaha umuha umugisha kandi umugire neza. Uyu mwaka wa 2025 ni umwaka udasanzwe. Turasenze kugira ngo uzadushoboze kuba imbere yawe gusenga manywa na nijoro, gusenga dusaba guhishurirwa no kuyoborwa n'imbaraga zawe. Urakoze kuri Imana igira neza. Reka uyu mwaka uzatubere mwiza, uzatubere umwaka w'ibyishimo, umwaka w'umunezero, umwaka wo kurenga imbibe kugera aho tutigeze tugera mu buzima bwacu. Urakoze ko witeguye kutugira neza no kubana natwe. Icyubahiro kibi cyawe mu izina rya Yesu Kristo. Amen, amen, amen. Imana ibahe umugisha, mukomeze kugira ibihe byiza musangiza abandi ijambo ry'Imana. Shalom, shalom.